twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasana duhamagaye ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya kabiri cy'igisibo, tariki 29 Gashyantare 2024, ngo tujye gusoza uku kwezi hamwe na Nyagasani. Ngaya masomo ajya gutwegereza Nyagasani. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 17, umurongo wa 5 kugeza ku 10. Uhoraho avuze atya: aravumwe umuntu wiringira abandi bantu, kuko imbaraga zimurimo ziba ari iz'umubiri, umutima we ukirengagiza Uhoraho. Ameze nk'agati mu mayaga katazigera gakura ngo kagare, kuko kibera ahantu hashyuhiranye mu butayu, mu butaka bw'urusekabuye budashobora guturwa. Arahirwa umuntu wiringira Uhoraho, kuko Uhoraho amubera ikiramiro. Ameze nk'igiti giteye ku nkombe y'amazi, kigashora imizi yacyo ku nkengero y'umugezi. Ntacyo cyumva iyo icyo cyerekije, amababi yacyo ahora atohagiye mu gihe cy'amapfa. Ntajya gikangaranya kandi ntigihwema kurumbuka imbuto. Mu nda y'umuntu niho kure kuruta ahandi hose. Ninde wacengera umutima we mubi ngo awuhane? Ni Uhoraho ucengera ibitekerezo, nkagenzura imitima, kandi ngahembera buri wese imyifatire ye nkurikije imbuto z'ibikorwa bye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya mbere. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Hahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagira nabi, akirinda inzira y'abanyabyaha, kandi nticare n'abaneguranye, ahubwo agahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro. Ameze nk'igiti cyateye iruhande rw'umugezi, kikera imbuto uko igihe kigeze, kandi amababi yacyo ntagire ubwo arabirana. Uwo muntu ibyo akora byose biramuhira, naho ku bagira nabi si uko bigenda. Bo bameze nk'umurama uhuhwa n'umuyaga. Nicyo gituma ku munsi w'urubanza batazegura umutwe, n'abanyabyaha ntibazajye mu iteraniro ry'intungane. Kuko Uhoraho yita ku nzira y'intungane, naho inzira y'abagira nabi ikagusha ruhabo. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Evanjili ntagatifu kwanditswe na Luka, umutwe wa 16, umurongo wa 19 kugeza ku 31. Muri icyo gihe Yesu abacira uyu mugani ati: habayeho umugabo w'umukungu wambaraga imyambaro myiza y'umuhemba n'iy'imyeru, buri munsi akarya by'agatangaza. Hari n'umukene witwaga Lazaro, wari waramazwe n'ibisebe, akarambara ku muryango w'uwo mukungu. Yifuzaga gutungwa n'ibyagwaga hasi bivuye ku meza y'uwo mukungu, akabibura, ahubwo imbwa zikaza kurigata ibisebe bye. Umukene rero aza gupfa, abamarayika bamushyikiriza Aburahamu. Umukungu nawe arapfa, baramuhamba. Ageze kuzimu arahababarira cyane, niko kubura amaso abonera kuri Aburahamu ari kumwe na Lazaro. Nuko atera hejuru ati: mubyeyi Aburahamu, mbabare ohereza Lazaro akoze umutwe w'urutoki rwe mu mazi, maze aze ambobeze ku rurimi, kuko nazahajwe n'uyu muriro. Aburahamu aramusubiza ati: mwana wanjye, ibuka ko wakize cyane ukiri ku isi, naho Lazaro akahagirira ibyago. Ubu rero yibereye hano mu byishimo, naho wowe urababara. Uretse n'ibyo, hagati yacu namwe hari imanga nini ituma abashaka kuva hano bazaho batabishobora, namwe kandi ntimushobore kuvaho muri ngo mudusange. Umukungu arongera ati: mubyeyi, ndagusabye ngo wohereze Lazaro kwa data, kuko mpafite abavandimwe 5, agenda baburire, ejo nabo batazaza aha hantu bubabare. Aburahamu aramusubiza ati: bafite Musa n'abahanuzi, niba bumve. Undi ati: oya mubyeyi Aburahamu, ahubwo umwe mu bapfuye nabasanga bazisubiraho. Aburahamu arongera aramusubiza ati: niba batumva Musa n'abahanuzi, naho hagira uzuka mu bapfuye ntibyabemeza. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bafite Musa n'abahanuzi, ntibabumve. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Uze guhava nawe washyize amiringiro yawe mu Mana, kuko Imana iragukunda, na niyo mpamvu yagutumyeho kugira ngo muganire, musabane. Muri abantu babiri ngiye gukubwira, ninde munyakuri kurusha undi? Ngo umukobwa ngo yagiye gusura umusore, nuko ahuye n'umusaza aramubwira ati: umva rero wa mukobwa we, abasore b'iki gihe ujya wirinda kubizera, ejo n'ejo bundi ushaka kugira utya ukabona aguteye nka sida cyangwa guteye inda, uzabigenza ute? Nuko wa mukobwa yari ari mu nzira,
maze aramubwira ati umva musaza wigira ikibazo, ntwaye utunini pilile, humura muzehe ntacyo naba ko ntwaye utunini ko kwikingira. Uwa kabiri ngo ni umugabo babwiye bati nyaboneka hariya hari abagore barwaye korona, wirinde kubegera hato bataza gukwanduza. Nuko ngo wa mugabo ngo arasubiza ati korona se, ntwaye udukingirizo, ntwaye ipaki y'udukingirizo, ntacyo ndi bube nta kibazo, muhumure nta kibazo, ntwaye ipaki y'udukingirizo. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Nguko uko muri aba ko ari babiri, umusazi ninde muri aba bombi? Muri aba ko ari babiri n'undi uri mukuri. Nguko uko abantu benshi kuri no si dufite ibintu byinshi twagiye twiringira. Bamwe biringiye udukingirizo, abandi biringiye ibinini, abandi biringiye inshinge, abandi bashize amizero yabo mu mbwa, abandi bashize amizero yabo mu mafaranga, abandi bashize amizero yabo mu bintu byinshi bafite ibya mirenge, abandi none bashize amiringiro yabo mu bantu. Ukaba wizeye umuntu, ukaba wizeye umubose, ukaba wizeye umutegetsi ukomeye cyane ngo ni uzagucungura kandi agakurengera kandi ibyahe byo kajya. Nguko nawe dushobora kuba twarizeye ibintu ndetse n'abantu ariko ntitwizere ubuntu bw'Imana. Nyagasani rero araguhamagaye, nanjye arampamagaye uyu munsi muri amasomo y'uyu munsi kugira ngo wongere urebe ubuntu bw'Imana aho uherereye, kuko ushobora gusanga ibintu bizashira, abantu bazashira, ariko ubuntu bw'Imana bwo ntibuteze gushira. Ubwo se ari ikizashira ari ikitazashira, wakwiringira ikihe kurusha ikindi? Niringiye Imana nzima. Amasomo uyu munsi afite intego igira iti kwiringira Imana. Iyo wiringiye Imana umererwa neza. Isomo rya mbere ry'uyu munsi riratubuza kwiringira abantu. Aravumwa umuntu wiringira abantu, kuko imbaraga zimurimo ari iz'umubiri, umutima w'ikirengagiza uhoraho. Amen. Ngabo b'abantu biringira abandi, ukaba wiringiye udukingirizo, ukaba wiringiye ibinini, ukaba wiringiye amafaranga, ariko Imana shwi nakongera kureba Imana. Uyu munsi no kwiringira Imana. Wongera urebe mu buzima bwawe niba nta bintu washyizemo amizero yawe n'amiringiro yawe byose, ariko kibagirwa ubuntu bw'Imana. Umuririmbyi wa Zaburi aratwibutsa ko iyo umuntu ari kumwe n'Imana ntacyo yaba. Imiyaga iraza igahuha igatambuka, ibigeragezo biraza bigatambuka, ibibazo biraza bigatambuka, kuko ushingiye ku Mana, wiringiye Imana. Hahirwa umuntu wiringira uhoraho. N'ivanjiri y'uyu munsi iraza itubwira umuntu wiringiye uhoraho n'utaramwiringiye. Bishatse kuvuga ni ngo kundi wiringira ibintu ukingera n'abantu ariko ukaza kwibagirwa Imana. Iyo turi hano ku isi burya birashoboka ko bamwe bashyize amizero yabo mu bintu, abandi bashyize mu bantu, abandi bashyize ku Mana. Ese wo mubyeyi, amizero yawe ari ku Mana cyangwa ari ku bantu n'ibintu? Ivanjiri dushyize imbere umugani w'umukungu, reka tunavuge ko ari kiburabwenge, wambaraga neza akiteganyiriza hano ku isi, akadamarara hano ku isi, ariko akaza kwibagirwa icy'ingenzi, gukorera ingoma y'ijuru. Nta kindi bisaba gukora ingoma y'ijuru, ni ukwita kuri abo bakene, kwita ku bandi. Ubwo yirengagizaga Lazaro wahoze ari umukene, umukungu akamwirengagiza igihe kirekire. Batubwiye n'amaherezo yabo bombi, baje gupfa bombi, kuko twese turi hano ku isi kugira ngo duhatambuke. Umwe yagiye ikuzimu, undi ajya mu ijuru. Lazaro yagiye mu ijuru, wa mukungu ajya hehe? Ajya mu muriro, umuriro utazima. Ariko turumva uburyo ari kubabara cyane, uburyo afite agahinda, kuko atashoboye kumenya icy'ingenzi. Yakiza kumenya icy'ingenzi yari ko yariteganyiriza ijuru, ariko yakomeje gusa kwirira no kwinywera by'agatangaza, yibagirwa gutegura ijuru. Nawe byakubaho, nanjye byambaho, twese byatubaho, tugahora ku by'iyi si gushakisha ibyuzuza umubiri wacu, gushakisha uko umubiri wanezerwa neza, ariko tukibagirwa gutegura ijuru, handi tuzabaho ubuziraherezo mu munezero udashira. Ese muyoboke w'Imana, nawe aho ngaho muri no minsi ugezeho witegura ijuru, uzi ko igihe n'igihe tuzava hano ku isi tugapfa. Ese nupfa uzajya hehe? Uzajya kuzimu cyangwa uzajya mu ijuru? Ukomeze ubyibazaho, nanjye ndacyari kubyibazaho, maze turebe niba natwe twakwigana Lazaro. Hari akantu uyu mukungu yasabye ari mu nyenga y'umuriro, ati mbafite abavandimwe 5, wasanga uwo bavandimwe ari wowe nanjye. Ng'amategeko y'Imana, ng'ibya bitabo 5 bya Musa bituburira buri munsi, bitabo by'amategeko bituburira kugira ngo twubahirize Imana, dukurikize Imana, twiringire Imana, bityo tuzagera heza.
ugeze humvira amategeko y'Imana cyangwa ugenda uyica buri munsi ukagenda uyica? Wiringira abakungu b'isi, wiringira ibintu by'isi, cyangwa wiringira Imana? Gucungira ku Mana. Lazaro bivuga Mana afasha. Gucungira ku Mana. Umukene ntabwo ari ukubura icyo wamba, ntabwo ari ukubura icyo urya gusa, ahubwo no gukenera Imana, gucungira ku Mana. Ngo kwiringira Imana ukumva ko utabaho utari kumwe n'Imana, ukumva ko ibintu byose wakora ugomba kuba uri kumwe n'Imana, ko ntacyo wakora ngo kiguhira ngo kigende neza utari kumwe n'Imana. Niko bimeze koko ku muntu ubaha Imana, ku muntu w'umukristo. Burya n'ibyo ugiye gukora byose ujye uvuga uti Imana irahari. Ujye ubanza wibaza uti ese harimo Imana? Harimo kwiga Imana muri ibi ngiye gukora? Imana irimo? Niba nta Mana ibirimo uri gushaka mu iki? Akawa mugano ugira uti ibitari mu Imana birumba ari imiteja. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umusore wari ukize cyane bikomeye cyane yajya ashaka abakobwa. Ashaka uwa mbere yamutereta bikanga, umukobwa akamubenga. Ashaka uwa kabiri yamutereta nawe bikanga, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, abakobwa bose bakajya bamubenga. Nuko ngo ageze ku wa karindwi neza neza aramukunda, wa musore aramukunda, yongera aramukunda. Wa mukobwa nawe ageze igihe aramubenga. Wa musore noneho hagira umujinya w'umuranduranzuzi, aravuga ati uyu mukobwa aho kugira ngo noneho ambenge, aho kugira ngo umukobwa sizashakane nawe, aho kugira ngo umukobwa ntituzabane, nakwemera nkiyahura. Nuko wa musore aragenda yikoza hino yikoza hirya, agajya gucisha inzaratsi kugira ngo wa mukobwa azamukunde ubundi babane. Nuko ageze ngo ku mupfumu atanga amadolari ngo 500 bamuhereza umuti, wa muti uzatuma wa mukobwa mukunda ubundi bakabana. Nuko wa musore amaze kujya kwa mupfumu, amaze kumuha umuti, araza aho wa mukobwa kugira ngo bazabane. Nibyo ko giye cyaje kugera koko wa muti urakora, ugucunze kugira ngo ubwire ukuntu wa muti wakoze. Wa muti wakoze neza urakora, wa mukobwa abe ujye no kwishakira wa musore. Nuko giye cyaje kugera barabana. Bamaze kubana, wa muti ukomeza gukora, ukomeza gukora. Igihe wa mugabo yaba yagiye ku rugendo, yaza ari kumwe n'abandi, kubera urwo rukundo rukomeye cyane nanjye kuvuga rurenze igipimo, yaba yicaye hamwe n'abandi, wa mugore yamwumva ko hageze agahita yiruka vuba na bwangu. Niba yarari muri dusha agahita azi uko yari ameze, ubundi akitura aho ngaho akicarana n'abandi. Abari aho ngaho bagahita bumirwa bose, agakomeza gukunda umugabo we ku buryo umugabo w'ahantu hose yabaga ari yahoraga mwizingiraho, mbese ntamuveho. Kubera iki? Wa muti nyine umushitura aho umugabo hose ari, akumva wa mugore yahajya. Ariko uko hagera ntuze kumbaza uko hagera. Nuko aho umugore hose ari yakumva umugabo aravuze agahita ashiguka, kandi ubwo yarari muri dushe akaza uko yari ameze kose. Ubundi baba bari mu isoko akaza yambaye ubusa, baba bari ku meza akaza yambaye ubusa, aho bari hose, yaba ari mu materaniro wa mugore akaza aje gushakisha wa mugabo. Nuko wa mugabo igihe cyaje kugera bimubera umusaraba ukomeye cyane, asigara yibaza niba azasubira kuri wa mupfumu kugira ngo yongere ajya kuvuza wa mugore we, niba azamusubiza umuti noneho kumwanga burundu, umugore akajya yamwanga. Wa mugabo neza bimubera ikibazo gikomeye cyane, niba azasubira kwa mupfumu akajya gusaba undi muti uburizamo wa wundi. Byumvikane niba uwa mbere rwari urukundo rwinshi, ubwo wa kabiri rwaza ari urwango nyine rwinshi. Wa mugabo bimubera ikibazo, yibaza uko azavuza uwo mugore. Na n'ubu akamuvuza hirya no hino, ariko byanze gukira. Ubu barabanye, uwo mugabo yakomeje kwikorera umusaraba wo kuvuza uwo mugore, na n'ubu byanze gukira. Aracyakomeje amuvuza, niba wa mupfumu azamuha umuti. Ibaze nanjye nibaze, bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Kuko ushobora kwiringira umupfumu agakumaraho utwaye twose, bikaza kurangira atakuriye ibyawe gusa, ahubwo akuriye n'abawe. Akamvuga igira iti iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Nguko ushobora kwiringira abantu ngo baguhereze imiti, baguha udukingo n'ibindi byinshi cyane bikuzanira ihirwe, bikaza kurangira ahubwo ubaye umunyamwaka mubi, bikaza kurangira ubonye umuvumo, bikaza kurangira ubonye ikigeragezo kibi, bikaza kurangira ndaho ufite akongera guhungira. Nguko bimerera umuntu wese wiringira abantu, birangira nyine ahindutse ruvumwa. Ngana akomeze kwibaza aho umugabo azajya kuvuriza uyu mugore we, azamuvuriza he? Bakristo bavandimwe, nguko uko imiti ikora, ukomeze wibaze umuntu aramutse afashe umuti w'urukundo, amaherezo se wa muti nurangira aho rwa rukundo narwo ntizahita rurangira. Urukundo rwo ku miti, Babyeyi, koko
urukundo ruza nuko wafashe umuti, urukundo rukaza ruko hari ikinini wafashe, urukundo rukaza ruko hari ibyatsi wabanze kujya gufata, inzaratsi wagiye gucisha. Mbega urukundo ruraha. Urwo rukundo rero amaherezo ntaho rufashe, ruzahita n'ubundi rusenyuka. Nk'uko ingo zacu zasenyuka, niba zishingiye ku bapfumu, zishingiye ku nzaratsi, zishingiye ku miti. Urukundo rw'imiti mw'ababyeyi mwe, iyo miti nirangira ushobora kuzasara, kwiyahura bizaza, kuko urukundo rwawe rushingiye ku miti, urugo rwawe rwubakiye ku miti aho kubakira ku Mana. Naho uze kureba ibintu byose wiringiye, ibintu byose washyizemo amizero yawe, ariko ukaba waribagiye ubuntu bw'Imana. Twibagiwe icy'ingenzi mw'ababyeyi mwe, twibagiwe ubuntu bw'Imana. Dukora ibintu byinshi cyane, tukiringira imbaraga zacu, tukiringira amafaranga, ariko tukaza kwibagirwa ko tubeshwaho n'ubuntu bw'Imana. Niba ukunda umuntu ari uko yaguhaye imiti, umunsi iyo miti yarangiye uzakomeza kumukunda? Niba ukunda umuntu kubera ko witeye ikinya, umunsi ikinya cyarangiye aho ngaho ntuzasara. Rwa rukundo ruzahita ruyoyoka ako kanya. Urukundo rw'imiti, urukundo kubanza guhongerera imiti, ibyatsi, izaratsi, mbega amarozi ari aha. Bizarangira kubana n'umuntu ari uko yakuguriye, kubana n'umuntu ari uko yaguhaye amafaranga, kubana n'umuntu ari uko wabimuhatiye. Amaherezo n'ubundi bizarangira ari kuguhata, uri kumuhata nk'uko uhata ibirayi n'ibijumba. Urukundo ruzarangira mu cyuma, n'ubundi ruzarangira muri guhata. Kubana n'umuntu kubera ko yakuguriye, cyangwa kubera ko wamuguze, kubera amafaranga ufite. Wiringiye amafaranga, wiringira ibintu, wiringira abantu, ariko ntiwiringiye ubuntu bw'Imana. Urugo rw'imiti mw'ababyeyi mwe, urukundo rw'imiti mw'ababyeyi mwe, danger de mort, uhegereye wapfa. Mubyeyi, ushobora kubona amafaranga ugura igitanda kiryoshye cyane, ukanabona na matera nziza cyane yo kuryamaho, ariko ntiwabona amafaranga ugura ibitotsi. Ushobora kubona amafaranga menshi cyane ukagura ibiryo ukarya neza, ukajya urisha inkoko, ifi n'ibindi biryo by'ubwoko bwose, ariko ntiwabona amafaranga ugura peti n'ugwagira ute. Ngo kuko nawe ushobora kwiringira abapfumu, ukiringira ibirozi, byaza kuza bikakuroga bigakumaraho utwaye twose, ugasigara hanze, ugasigara uri umukene w'indani. Bizarangira ubaye nk'aho mukungu wari ufite ibintu byinshi ariko atariteganyije ijuru. Nawe rero uze kureba niba hano ku isi uri guteganya ijuru. Erega umuriro utangira hano ku isi, n'ijuru ritangira hano ku isi. Ukuriho uri gutembera kwa mupfumu, ukuriho hari ibintu wiringiye ari byo washyizemo amizero yawe, umubiri wawe ngo urawurinze da, umubiri wawe ngo ni protege, umubiri wawe ngo ufite ubwirinzi. Nya umubiri se wagira ubwirinzi bwahe mubyeyi, ko turi ku isi, turi mu icumbi, nta bwirinzi buri hano usibye Imana yonyine yakurinda. Naho ubundi binini ntacyo bizakumarira, naho ubundi intwaro za kirimbuzi ntacyo zizakumarira, nubwo imbwa zakurinda bya bipangu by'abantu bakomeye birindwa n'imbwa ntacyo bizakumarira. Niba ububasha bw'Imana butakurinda, udakomeye ku Mana burya ntabakomeye. Ngwifurije amahoro n'ituze, kandi ugumane n'Imana, ukomeze uyiringire. Turi mu bibazo byinshi, agahinda, intambara, ubukene, inzara, nta kindi usibye kwiringira Imana. Mubyeyi, komeza wiringira Imana. Wiringiye Imana ntabwo azakozwa n'isoni. Ibintu bishobora kugushiraho, abantu bakagushiraho, utakuvaho n'umwe ni Yesu Kristo. Ukomeze umwiringire, ntacyo uzabura, ntabwo uzigera uhomba, kuko uri kumwe na Yesu ntacyo abura. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.